nzavuga ibintu byo ku Kibuye byatumye yirukanwa, nzabivuga. Nakomeza kunshotora nzadisclosinga akantu kose k'ibyabereye ku Kibuye ajya kwirukanwa muri Radio Rwanda, nzabidisclosinga. Naguma nshaka kumushyira nka ba Karikeza nari mubonye online n'abandi ba petit frere banjye, nk'abandi baragenda bajya kuzimu. Buriya Imana ni guteza imbere ukagira amahirwe ukabona ari akantu ubonye, ntukifuze ko mugenzi wawe atakaza icyo yari afite kugira ngo ubone ikindi. Icyo gihe uburemye ibintu bitatu. Icya mbere ni umwuka wa rebellion, ni umwuka wo guhangana n'iby'Imana. Uravuga uti ati nawe ni woroshye ijya. Nzavuga ibintu byo ku Kibuye byatumye yirukanwa, nzabivuga. Nakomeza kunshotora nzadisclosinga akantu kose k'ibyabereye ku Kibuye ajya kwirukanwa muri Radio Rwanda, nzabidisclosinga. Naguma nshaka kumushyira nka ba Karikeza nari mubonye online n'abandi ba petit frere banjye, nk'abandi n'umusofu Mihemba, ndi no mu bantu bari muri staff ya Sof, nari mbyibagiye. Nk'abandi no muri Gorilla ariho ndi gukora stage. Guys, mwese muza amasaha 24 ukuntu twese tubana make, twese ni waba ukora akazi kamwe kugira ngo bashe kuvuga ngo nkoza akazi, nkoze siporo, swing shoot banye muremure, ngira ngo abenshi turabihuje. Hejuru izo nshingano zose nkora ntagira umunsi n'umwe wo kuruhuka, guhera kwa mbere kugera ku Cyumweru. Buri munsi sinjya ndyama mbere ya saa 7 z'ijoro, nta nubwo nyambyuka mbere ya nyuma ntabwo nyengeza saa 1 nkiryamye. Ngo guhera saa 7 kugera saa 1 niyo masaha nshobora kubona yo kuruhuka. Andi masaha yose guhera saa 1 z'igitondo mba nangiye gutegura amakuru y'ibyo ngomba gukora. Nkabikora umva umutwe ugiye kumeneka. Igihe mbirangirije nka saa 2 nkajya ku kazi maze gutegura, sibyo? Kugera ku kazi nkakora ngasoza saa 5 nkajya mu mujyi Kigali Universe. Nafite inama nkayikora, nafite utumitinga twamitinga, nafite ibyo gukordona nkabikordona, nafite ama publicity nkayakora. Nka saa 9 nkava mu mujyi Kigali Universe nkajya mu bintu bya mfite wenda gushutinga, niba ari Action College, niba ari Fortebet, niba ari Fortebet murabizi ibintu dukora bya Ifuru na ba Irene, niba ari ibi bya suko nshaka kwigira mwiza. Ako kimwe mu bintu bikomeye kurusha ibindi bibi kuri Goregore nuko niyo umufasha ukuboko ukamufasha akantu, agira ishyari ryinshi rimutera kumva ko yakagize ibisumbi byawe. Kandi umugisha ntabwo ari ikintu kigurwa. Niba umuntu nkanga bari gukora ibintu bye neza, ntabwo urwanira kuvuga ngo bamukureho kugira ngo bikeme. Ntacyo bimaze. Ubikoresha iki se? Nese ubikora neza kumurusha. Buriya rero iyo umuntu yifite mu mwuka wa rebellion, umwuka wo kugumuka muri we, umwuka w'ishyari, umwuka wo kurwanira iby'abandi, umwuka wo guhirimbanira iby'abandi, Imana imucisha bugufi. Niyo mpamvu mbona ari kuri yameze nyine. Niyo mpamvu mubona ahantu hose babirukana nitushe, buri mwaka nitushe, buri kanya nitushe. Nuko mentally ntunyurwa ngo ushime Imana ku byo yaguhaye, noneho uyisaba ibindi. Sibyo? Ariko utifuje kugirira nabi mugenzi wawe. Muri kampani dukorana zose hari zo namujyanyemo, hari n'izindi akoramo yagiyemo nyuma, hari zo namujyanyemo.
ariko simbivuga kugira ngo wenda bumve ko hari icyo namukoreye kidasanzwe, kuko nanjye hari aho nagiye hari umuntu wanjyaniyeyo. ariko iyo utanyurwa ugahora ushaka uhirimbanira ngo amafaranga yembwa ngo ni menshi ngo ntabwo yafata yo muri reyo, ariko abantu bagiye bareka kwikira. Ahembwa angahe? buriya ahembwa angahe? akora ahantu hangahe se? ayabona tutazi nangahe se? amafaranga ntagaragara. nuko twihangana abantu nyine bakarenzaho. tuba tugeze mu myaka mikuru, abantu bari gushaka kubaka imiryango, abantu barahuze. ariko Satani mu ijuru Imana ijya kwirukana nta kindi yayihoye. Imana ijya kwirukana Satani yayihoye umwuka wa rebellion. Satani Imana yari ifashe iyiha amajwi atangaje. Satani bajya bavuga ko kiriya kintu cyitwa icyubahiro cy'Imana mu ijuru, ngo abamarayika bizima bine, abaserafi, abakerubi bose iyo bamaraga ngo guha Imana icyubahiro, ikamba Satani icyo gihe akiri umumarayika uruta abandi niwe wafataga iryo kamba ngo akarishyikiriza Imana. Ikamba ryamaze gusingizwa nyine no guhabwa icyubahiro, ko baba wera urera urera, wera urera urera. icyo cyubahiro cy'Imana mu mwuzuro wacyo ni Satani ngo yagishyikirizaga Imana. ndumva ari, niba narabyumvishe neza, ni Apostle Gitwaza, numva narabyumviyeho. bukeye mu gitondo Satani yumva ikeneye icyubahiro nk'icy'Imana. noneho Satani yiga kumvisha abandi bamarayika uburyo bakwiye kwakira ko nawe ari umuntu ukomeye, noneho bakamuyoboka, nabo bakagira ubundi bwami bwabo. byarangiye Satani yirukanwe mu ijuru n'igice cy'abamarayika bamushyigikiye, ari bo abadayimoni ubu birukanwa mu ijuru, baragenda bajya ikuzimu. buriya Imana niguteza imbere ukagira amahirwe ukabona hari akantu ubonye, ntukifuze ko mugenzi wawe atakaza icyo yari afite kugira ngo ubone ikindi. icyo gihe uba uremye ibintu bitatu. icya mbere ni umwuka wa rebellion, ni umwuka wo guhangana n'iby'Imana. uravuga uti ati nawe niwe woroshye ujya wibuka inama Rugimana yakugiriye. yarayingiriye, ariko Rugimana ni inshuti yanjye. noze ko ari inshuti yanjye, Rugimana twarashwanye, ntabwo nabyibagiwe, twarashwanye, ariko ubu turakorana. ubu ni inshuti yanjye. yego ujya se ngo simbizi? utwo ni utuntu ushobora kuvuga kugira ngo distabinge, ntabwo distabinge. ibyo ndi kuganira ndabizi. Rugimana ni inshuti yanjye, is my big brother. For your information, tuzajya dukorana ibintu kuri TikTok biduha amafaranga. For your information, Rugimana ikintu nkeneye kugura muri serivisi arimo ni uzakinzanira, akagishipinga akakizana. For your information, Rugimana yabaye ko agaruka mu Rwanda, akagaruka muri media, ninjye muntu wa mbere bakorana, kuko undi bakoranye ni Rutamari muri Amerika, twahita dukora. So wishaka nko kutuyobya, uzana utwo tuntu turatuzi kukurusha. Rugimana ni grand frère, ni umuvandimwe, na presi ikintu cyose yankoreye cyose ndamukunda bya hatari, nawe arabizi. noneho yangize n'umuntu nyine munini, kubera ko nagendeye mu mababa y'izina rye, ndagrowinga mba munini. So iyo rero umuntu agira ishyari nka kuriya, akavuga ngo reka mfate Ngabo mwirukanishe ntwara umwanya we, ese bimaze iki?
byose umuntu aba yarahaye undi n'amabanga umuntu aba afitiye undi ntabwo ya disclosing. Gusa ijambo rimwe namusaba ko agarukira aho yagejeje. Ku muntu nkunda ntimuhungabane, nta kibazo mfite, meze neza. Ni ibitero nzi bituruka nyine ku miterere, ni ibikomere, ni depression. Igihe nikigera nzabivuga. Ati gusenga wabivuyemo. Oya ndagenda, negereje umushuti wanjye turi kumwe hano, ari muri office, afite office aho inyuma, hari abantu yari ari kwakira, turahita tugenda. Rwose mushyire umutima hamwe, Rugaju mukunda, Rugaju wanyu, nta kibazo, sibyo? Ikintu ngenda ndashobora kwihanganira ni injustice yakorerwa umuntu, ko kuza gufata Ngabo abantu bakamuhuriraho. Buriya Ngabo ni umuntu muto kuri njye mu myaka, ni murumuna wanjye, twakoranye kuri Radio 1, mukunda, ankunda, n'ubu niko bimeze. Ngabo ni umuntu unshyigikira, no muri cyagihe ufite ibibazo, Ngabo ni wa muntu umba hafi, nkabibona ko he's a royal friend. Ni umwana mwiza warezwe, you can see nuko avuga, nuko yitwara, n'ibyo akora. Rero kumufata abantu bagashaka kumuhuriraho ngo bamuharabike, noneho byitwe ko njye basezerera Ngabo mu mahoro peacefully, ntacyo byari bintwaye. Ako ntabwo nari kwemera ko abantu bafata Ngabo ngo bajya kumuhindura umuntu ngo w'umusinzi, ngo wananiwe akazi, ngo bamuharabike. Naranabivuze before, ndavuga ngo ndabizi neza ko ibi ngiye kuvuga abantu bazanyataka, nari mbizi, nta gishya rwose. Ibyo byari kugira ngo bacubye ukuri kw'ibyo turi kuvuga, kuko njye mu rugendo rwose najyanye na Ngabo muri ibibazo byose yaciyemo muri rero, nahoraga mubwira ijambo rimwe, nibigeraho bisaba kurizayininga, kuko ntacyo atakoze asobanura perezida. Uzandi kurizayininge, ntuzatume bajya gukora mu operasiyo kukubeshyera baguharabika, kuko ejo n'ejobundi tuzagira imiryango, tuzagira abana, tuzagira abagore, tuzagira ibintu byinshi. None se bizagenda gute abana bacu nibavuka, abagore bacu bakavuka, amini tugiye gushaka bagasanga ibyo bintu birahari? Umva ni ikibazo. Hari twe, ariko hari imiryango y'abagore bacu, hari imiryango yacu tuvukamo, hari abana bacu, hari inshuti zacu, hari business partner bacu. Ni ibintu udashobora kwemera ko inshuti yawe igwamo ngo bayiharabike uyireke ipfe. Urwana rero no guproteja inshuti yawe, kandi kurwana no kuyiproteja ni ukwemera gutega umugongo kugira ngo ayo macumu akwinjiremo. Ariko kubera ko abantu bazi ukuri ntibiramba, bifata iminsi mike, 2, 3 agahita ashira. Feri automatique y'abanyamurenge nimukayazane iwacu, katukubloke kubera ko ndumva icyo kintu cy'ironda akarere n'ironda bwoko cyaragusaritse. Reka tukubloke, uri hehe? Ikindi abanyamurenge nta buryo iwanyu, nta n'ubu umeze neza kumurusha.
so akabaye rero